dushimira na korali Yerusalemu ya Kacyiru ya India dusuye barahiguye Imana ibamugisha. Rero buri muntu wese agira iryo gare ryiwe, ahubwo muri iryo gare umuntu azitwara gute, azagenda gute. Tugomba kwezwa rero ku gatoya no ku kanini. Nimba hari rero waza tukagusengera Imana ibamugisha mu izina rya Yesu, amen. ishimwe cyane kandi hamwe icyubahiro. Umuririmbyi hano yaranezerewe, araririmba ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza.
iryo zina ribamara imibabaro kandi rikabatinyura. Nta rindi zina abantu mu isi twahawe gukirizwamo uretse izina rya Yesu Kristo. Imana yacu ishimwe. Haleluya, haleluya. Amina. Oh, haleluya, haleluya. Amina. Umutima ukomeretse iryo zina rirawuhaza. Nta waje imbere ya Yesu ngataha amaramasa. Yesu ni mwiza, ni umukozi w'umuhanga. Twahageze twuzuye ibyaha, Yesu aratubabarira kandi niwe wahamagaye ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Nta wundi watanze iryo tangazo, ni Yesu wenyine watanze iryo tangazo. Ni Yesu wenyine waruhuye abarushe ndetse n'abaremerewe, niwe wabaruhuye. Niwe wari ukwiriye kuza indushyi ziruhuke, abababaye babona amahoro. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu yabwa icyubahiro. Dushime Yesu rero wakoze ibyo, waduhaye izina ritumara imibabaro kandi iryo zina rikadutinyura. Imana ishimwe kandi yabwa icyubahiro. Dushimye Imana iduhaye igitondo cyiza kandi igitondo cy'umugisha. Dushimye Imana ikoze ibyo, kuba tuzindukiye mu nzu y'Imana. Ni ubuntu bw'Imana, ni imbaraga z'Imana, ntabwo ari inyama n'amaraso byacu bikoze ibyo, ahubwo ni imbaraga z'Imana zihabaye. Ni Yesu habaye, ni Yesu bikoze. Kuko abaryamye bose siko bakangutse baza mu nzu y'Imana, ahubwo ni Yesu tugiriye neza. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Reka tugere mu mwanya wo kwakirana. Twakirane mu nzu y'Imana. Twakiriye korali Shalom kugira ngo abajyejuru badufashe kwakirana muri iri teraniro. Imana yacu ishimwe. Mwakoze kuzindukira mu nzu y'Imana murambuye ibiganza, musuhuza iteraniro murihindukiriye. Suhuza iteraniro gatatu. Shalom, shalom, shalom. Shalom reka. Imana ibahe umugisha, Imana ibishimire kandi Imana ibagirire neza. Twakiriye abakristo b'itorero rya Gasave. Yego, Imana ibahe umugisha. Mwakoze kuzindukira mu nzu y'Imana. Imana ishimwe. Yego, namwe mudusuhuze tubikirize gatatu. Haleluya. Amen. Yego, Imana ibahe umugisha. Mwakoze kuzindukira mu nzu y'Uwiteka. Kuzindukira imbere y'Imana nta gihombo kirimo. Dawidi we yabivuze neza, aravuga ngo narishimye ubwo bambwira ngo njye mu nzu y'Uwiteka. Imana yacu ishimwe kandi twarahageze tubyumva neza. Yesu atugirira neza. Imana ibahe umugisha rero. Twakire abafatanyabikorwa ba Nibature mwagize umugisha wo kugera mu nzu y'Imana. Yego, bajyejuru. Yego, Imana ishimwe. Ndabona mutaje muri benshi, ariko reka turambure ibiganza dusuhuze iteraniro natwe gatatu. Haleluya. Amen. Yego, Imana ibahe umugisha, Imana ibishimire. Mwakoze kuzindukira mu nzu y'Imana. Twakira abadiyakoni ndetse n'abafatanyabikorwa n'inama mpuzabikorwa y'itorero bari hano. Reka turambure ibiganza dusuhuze iteraniro gatatu. Haleluya. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibishimire kandi Imana ibagirire neza. Mwakoze kuboneka mu nzu y'Imana. Turebe niba hari abashyitsi tubanye muri iri teraniro rya Nibature. Abashyitsi, haba hari umushyitsi waje wagize umugisha wo kubana natwe muri iri teraniro. Ushobora kuba waturutse mu rindi torero cyangwa itorero kaza. Ayo mashina yo gushimira Imana yakurinze mwene data kabaje mu nzu y'Uwiteka. Reka tumusabe atubwire amazina ye, aho ateranira, akorera umurimo w'Imana. Amen. Amen. Yego. Turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nabonye kandi hari bene data baje kudufasha bafata amashusho ubundi kuwa gatandatu
tugira umunsi wo kwakira korali imwe tutaba dusanzwe tubana. Hari igihe haza abashyitsi, hari igihe haza korali y'Igasave ikabana natwe mu gitondo. Twabonye rero bene data bari kudufasha amashusho nabo badusuhuze. Aya mashusho kandi tuyashyira kuri YouTube ya Nibature. Na Nibature nta handi biba bijya, ni kuri Nibature y'Igasave. Iyo wanditse Nibature ya ADEPR Gasave ubonaho bya biterane twakoze, ubonaho za nyigisho zose zijya zitambuka ahangaha. Rero ndagira ngo nawe mbasabe badusuhuze. Nabonye Benezeri hari inyuma, haguruka tere haleluya. Amen. Turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Nabonye mwene data nawe dusuhuze. Haleluya. Amen. Turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twagize umugisha rero kubana n'inshuti zacu korali hamwe kuri bazindutse bahageze. Reka nabo bajye juru badusuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Komera Imana yacu amashyi. Kandi Nibature ntabwo tuba duherukanye abaciye iminsi, ariko ndagira ngo mwongere n'ubundi mudusuhuze. Ndagira ngo mbahe ni poromosiyo mudusuhuze. Iyo ndamukanyo yanyu turayikunda cyane. Burya abayuda turi umwe, Abisirayeli turi umwe. Yego gatatu. Imana bagire neza, mwakoze kuzindukira mu nzu y'Uwiteka. Turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Twakiriye Etienne mwigisha wacu uri butuganiriza ijambo ry'Imana uyu munsi. Ageje uradusuhuze. Yego Etienne, turambura ibiganza tuhoberane mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Nanjye ndabahobeye, ndabashuje mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Twese hamwe rero muri ya ndamukanyo yacu y'abana b'Imana hejuru, dusuhuzanye mu izina rya Yesu Kristo. Turambuye ibiganza, mbona hari abasigaye bakicaye. N'abashyitsi ndisiga, n'abashyitsi. Reka turambure ibiganza dusuhuzanye mu izina rya Yesu Kristo. Gatatu. Urakaza neza bene data, Imana ibahe umugisha hamwe natwe. Turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Buri wese ahobere mugenzi we, niba uzohobere n'abantu batatu, twifurizanye ikaze mu nzu y'Imana. Yego, Imana ishimwe. Imana ishimwe. Hanyuma atambuke yigire hafi hariya. Haleluya, haleluya. Amen. Oh, haleluya, haleluya. Amen. Mujye munezerwa mu nzu y'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Amen. Mu nzu y'ibyishimo. Kuba twaramutse tukagera mu nzu y'Imana nibyo gushimirwa n'Imana, nibyo kwishimira. Abaryamye bose siko bakamutse, ariko twebwe Imana yatugiriye neza. Imana yacu ishimwe, niyo gushimwa rero. Haciyeho iminsi tuboneka mu nzu y'Imana. Uyu ni umunsi wa gatandatu tuboneka mu nzu y'Imana. Imana yakoze byinshi, Imana yaraturinze, yaturinze impanuka z'uburyo butandukanye. Hari abagiye nka Theo yarigendeye rwose, ni umushumba twakundaga, ariko Imana yashimye ko agenda muri buriya buryo. Burya ntawe uzi igare rye, umuntu igare azagendaho ntabwo uba urizi, gusa iyi saha yageze riba riri hafi aho ngaho.
Haleluya, haleluya. Igihe rero ugihumeka jya ushimira Imana, jya ushimira Imana. Imana iba yakoze byinshi, iba yatanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwayo. Tubishimira Imana rero. Imana yatuzinduye tukaza, Imana yaturinze mu minsi yatambutse, yatugaburiye, yatwambitse. Oh haleluya, amen. Yabanye natwe mu nzira zitandukanye, ya mihanda unyuramo, za nzira unyuramo, imodoka ziba zarakugonze, moto ziba zarakugonze, yewe rya gare wagiyeho riba ryaraguhitanye. Twibutse neza y'Imana. Za nzira tunyuramo zigoranye, haba harimo imbwa, haba harimo abagome, haba harimo abanyazi. Imana yabanye natwe. Twibutse rero neza y'Imana. Mufashe tuyereze icyubahiro. Imana yarakoze, Imana yaraturinze, Imana yabanye natwe. Reka turebe niba hari uwifuje gushima Imana, atambuke tumuha akanya ashima Imana. Haba hari uwacu ufite ishimwe, tumuha akanya ashima Imana. Ndabona hari umubyeyi wifuje gushima Imana. Ndanezerewe cyane Imana yongeye kumenya ikangeza mu nzu yayo. Ndumva ari igitangaza gikomeye kuri njye. Ntabwo byari byoroshye, ntabwo byari bikomeye cyane. Nagiye kwa muganga mbona bikomeye, nuko Imana iha umwana w'umuhungu ndayishimiye. Imana yakoze iby'imbaraga, njyewe muri kumva mu mutima wanjye. Muyimpere icyubahiro n'amashyi ya sipesiyale n'impundu nyinshi. Tuyihaye icyubahiro, ishimwe. Kabiri gatatu. Imana nari narayibwiye ngo nimba kubyara nk'Abaheburayo, narayisabye ngo nshaka kubimenya neza kuko ukunda Umuheburayo. Imana yaranyiyeretse neza. Imana yakoze, umuzamurira icyubahiro n'impundu z'ababyeyi. Kabiri gatatu. Abagabo natwe tuyishimire. Abamaze gushima Imana barakoze. Imana ibamugisha. Imana yacu ntikabura abayishima twateranye. Imana yacu ntikabure abayivugiriza impundu, abamama bahari. Imana yacu ntikabure abayikomera amashyi, abagabo twahageze. Imana yacu ishimwe. Imana yacu niyo gushimwa. Twongere tuyikomere amashyi. Kandi tukiri muri uwo mwanya, turiho dushimira na korali Yerusalemu ya Kacyiru, ya yindi yadusuye, barahiguye. Imana ibahe umugisha. Abakomeje guhigura, Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Reka n'ubundi twakire korali Shalom batambuke. Korali Shalom mutambuke, mugere hafi. Tubahaye indirimbo imwe, nimurangiza kuririmba korali Bamyukuri bararirimba indirimbo ebyiri. Imana ibahe umugisha. Kandi twagize umugisha wo kugenda twakira abandi bakozi b'Imana. Hari abakristo binjiye nyuma, ndetse kandi hari na mwarimu ageje uradusuhuze. Haleluya, haleluya. Amen. Turamwakire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Abakristo bahageze twamaze kwakirana namwe mugejuru, mudusuhuze mu izina rya Yesu. Nababonye nagiye mbabona baje basanga twamaze kwakirana. Imana ibahe umugisha. Namwe murambura ibiganza mudusuhuze mu izina rya Yesu. Gatatu. Haleluya. Amen. Imana ibahe umugisha. Karibu korali. Anayachila kora. Anima
kubw'imirimo wakoze twibutsa aho wadukuye tukuramburiye amaboko bamacira amashimwe kubw'imirimo wakoze twibutsa aho wadukuye tukuramburiye amaboko bamacira amashimwe kubw'imirimo wakoze twibutsa aho wadukuye tukuramburiye amaboko umwanzi yaraduhagurukiye watubereye mu ruhande urarwana uranesha si ibyo gusa wadukuye mu isaya y'ibyaha uduhindurira amateka none ubu turashima si ibyo gusa wadukuye mu isaya y'ibyaha uduhindurira amateka none ubu turashima umwanzi yaraduhagurukiye watubereye mu ruhande urarwana uranesha si ibyo gusa wadukuye mu isaya y'ibyaha uduhindurira amateka none ubu turashima n'amacira amashimwe kubw'imirimo wakoze twibutsa aho wadukuye tukuramburiye amaboko n'amacira amashimwe kubw'imirimo wakoze twibutsa aho wadukuye tukuramburiye amaboko wararwaye uradukiza udukurira mu byari bikomeye abanzi badutega hirya no hino ngo dupfe nawe uraturinda ibibazo bibaye byinshi Mana wabanye natwe Yesu ibibazo bibaye byinshi Mana wabanye natwe Yesu habanye natwe Yesu wumvise gusenga kwacu ntiwadutererana bamwe twari dupfuye ariko uwiteka araturinda impanuka zibaye nyinshi uwiteka imana akajya abana natwe abarozi baraduteze hirya no hino uwiteka imana araturinda tugikomeye mu mashyi data wagize neza Mana ibibazo bibaye byinshi Mana wabanye natwe Yesu ibibazo bibaye byinshi Mana wabanye natwe Yesu wumvise gusenga kwacu ntiwadutererana amacira n'amacira amashimwe turirimbane kubw'imirimo wakoze twibutsa aho wadukuye tukuramburiye amaboko amacira n'amacira amashimwe icyubahiro ko twageze hano amahoro kubw'imirimo wakoze twibutsa aho wadukuye tukuramburiye amaboko amacira
cyawe nyagora ku ngoma. Haleluya. Mana ushimwe warahabaye turagushimira.
muze tumusanganire azanye ibihembo duhemba uwo mwami tubabwira uwo mwami tubabwira ni umunyembaraga nimushize umutima mu nda nimuhure kandi mukomere simoni umwimiriniye aturutse ku bicu abari maso bose nibo bazamubona amatabaza yanyu ahore yanga nimuze tumusanganire azanye ibihembo duhemba nimushize umutima mu nda nimuhure kandi mukomere simoni umwimiriniye aturutse ku bicu abari maso bose nibo bazamubona amatabaza yanyu ahore yaka muze tumusanganire azanye ibihembo azanye ibihembo azanye ibihembo ahemba neza ntabwo yambura yaravuze ngo ngiye kubategurira aho muzaba aravuga ngo mu rugo rwa data hariyo amazu menshi iyo adahaba mbibabwiye oh haleluya mwami tumushimire tumuhe icyubahiro ahemba neza twebwe abazindukira imbere y'uwiteka ntimucike intege ntimucogore uyu mwami twakurikiye uyu mwami twizeye afite ibihembo byo kuduhemba nimuhumure tukiri mu isi afite ibihembo kandi mu ijuru afite ibirenzeho ibyo amaso yacu atabonye ibyo amatwi atumvise ibyo ni byo yabikiye abizera Imana yacu ishimwe kandi yahabwa icyubahiro korali Imana ibahe umugisha tubasabire umugisha w'Imana murakoze cyane turirimbira neza Imana ibishimire kandi turi buze kongera izindi ndirimbo kugira ngo mukomeze muturirimbire muririmbire Imana muhimbaze Imana yabahamagaye Imana yabahamagaye niyo kwizerwa kandi izabagirira neza ihemba neza ntabwo yambura tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana ndagira ngo n'ubundi twese tujye hejuru twaje mu nzu y'Imana dufite ibyifuzo aribyo twabwira Imana tubwire Yesu nawe hari ibitugoye hari ibituruhije hari ibidukinanye mu rugendo hari ibyo tureba tukabura ibisubizo ariko turi imbere ya Data wa twese ufite ibisubizo
Yesu niwe usubiza. Wabibwira anko ntabyumve, wabibwira shangazi ntabyumve, wabibwira papa ntabyumve, ariko dufite data wa twese twamenye. Haleluya, haleluya, amina, haleluya, haleluya. Bivuze ngo nabazana gutabara, mwereke ibikomeye birwisha utamenya. Data aratabara, kandi data twizeye afite imbaraga, afite ubutware ndetse n'ubushobozi. Tugiye gusenga Imana, nawe ubungura akamubwire, mubwira ibyawe, mubwira ibyawe bikugoye. Imana iragukunda, Imana iragukunda, ntabwo yaguhana. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana ndetse dusengera n'umwigisha kugira tuganirize ijambo ry'Imana. Ndareke shangazi yigire hafi, shangazi yigire hafi, tambukane n'umwigisha amusengera Imana. Mana data wa twese w'umwijuru, ratekereberese tarabaya, turi imbere y'amaso yawe iki gitondo mwami, watubyukije ukegura ku mariri yacu, utugirire neza kugira ngo tuze twumva ibyawe. Tumaze gufashwa n'indirimbo, tumaze gufashwa no kwicara mu nzu yawe kugira ngo twumve icyo utubwira. Haleluya, mugaragu wawe arahagurutse mwami, ntabwo ibyo agiye kuvuga ni ibye, ahubwo ni ibyawe. Wowe wamutoranije kwemera ko uyu munsi awupfundikira mu ijambo ryawe, kuko tumaze icyumweru tubyumva. None akanya nk'aka mwami, turagusabye ngo wiheshe icyubahiro, dufashe cyane mu ijambo ryawe. Ibyo dusigaje kumva, ureke imigambi yose umwanzi yagambiriye ikurweho mu izina rya Yesu. Umuntu wese agira ikintu atahana, umuntu wese agira icyo yumvise. Imyanzuro ifatwa ku bugingo bwacu kugira ngo mwami dutange mwami igisubizo kubw'amagambo yawe tugiye kumva. Mwami abihana bihane, abasubizwamo imbaraga zisubire mu bugingo. Umuntu wese yumve icyo uterebereje isi, wumve mwami Mana amajwi yawe arushaho umukunzi muzima wo kuza ku yacu kugira ngo dusobanukirwe. Mwuka wera atembere yigisha umuntu wese. Urakoze kuri hano kandi ugiye kubana n'umuntu wese, tukumva icyo dushakaho, tugatanga igisubizo kubw'amagambo yawe mwami. Urakoze, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. amina. Ya Yesu Kristo. Sifa kwa Mungu. Amazina yanjye nitwa Nsabimana Etienne. Nkaba ndi umugabo ufite umudamu n'abana. Tukaba dutuye hari inyuma y'umurenge wa Gisozi. Kubibabwira yenda ndimo nibwira nk'abashyitsi. Hanyuma nkaba ndi umudiyakoni hano. Nkaba rero Imana igiriye ubuntu butangaje bwo kuza kubana namwe tukaganira ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Hanyuma dufite amashimwe akomeye kuko Imana yabanye natwe muri iki cyumweru. Imana yakoze iby'imbaraga zayo, Imana ishimwe. Ntabwo twebwe twabayeho kubera ko turi beza cyangwa se dufite uburanga bwiza, ahubwo tubayeho kubw'umugambi w'Imana. Sifa kwa Mungu. Cya kabiri, Imana niyo yaturamukije amahoro, kuko umuyobozi yakomeje kubivuga, abaryamye bose ntabwo ariko babyutse. Mushumba wacu Pastor Theogene yamaze kwitahira, ntabwo ari wenyine, hari n'abandi batashye iri joro, kandi natwe tuzataha igihe nikigera. Uku nguku twese tungana gutya, mu minsi izaza ntabwo tuzaba duhari. Buri muntu wese azagenda, igihe cye nikigera agende. Abo tubyara, abari mu mugongo nibo bazagenda badusimbure, bagumeho nabo basimburwe n'abandi. Yiba Yesu atinze kuza, ariko kuza ko azaza. Twongere tumuhereze icyubahiro. Yesu azaza byanze bikunze, umuntu yabyemera atabyemera, Yesu azaza. Kandi umuririmbyi yararimbye ngo azaza ntazatinda, nk'uko yabisezeranye natwe. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo twese duhaguruke turirimbe iyi ndirimbo ya 400. Duhagurutse. Bamutekinisiye yegera hariya piano. Bwabasiganirwa
kwa Mungu. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Reka turebe mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Tesalonike. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Tesalonike, reka dusome mu gice cya 4 umurongo wa 13. Paje ni 208 mu rwandiko rwa mbere Abatesalonike, somere muri ako kanya. Abatesalonike wa mbere, urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike, dusome umurongo wa 13. Aravuze ngo ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nka ba bandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Amen. Dukomeze. Iki nicyo kibabwira, iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kuzuka k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereko tujyanwe nabo, tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana aya magambo. Amen. Amen. Reka twongereho ibyahishuwe igice cya 19. Reka wigende nta kibazo. Ibyahishuwe igice cya 19 umurongo wa 6 urageza ku 8, haravuga ngo numva ijwi risa n'iry'abantu benshi, n'irisa n'iry'amazi menshi asuma, n'irisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi, rivuga riti haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora byose iri ku ngoma. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama usohoye. Umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niyo mirimo yo gukiranuka y'abera. Amena. Mana, turagushimira rero, ijambo ryawe ni ryiza kandi ni rizima, kandi ijambo ryawe rigira imbaraga. Rero tugiye kuryumva, kandi ubwawe ni wowe ugiye kuvuga. Haba ari ngewe ahubwo Kristo uri muri nge aba ari uvuga, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Sifa kwa Mungu. Amen. Twongere sifa kwa Mungu. Hanyuma dusomye ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana, cyangwa se ubukwe ni iki? Twese hamwe, benshi muri twebwe bakoze ubukwe. Hanyuma umusore iyo yitegura kuzakora ubukwe cyangwa se
tuzashyingirwa n'uwo yashatse. Hari ibintu bibiri cyangwa se bitatu akora. Icya mbere abanza kwiyumvamo yuko icyo kintu azagishobora. Icya kabiri abanza akareba ko yiteguye igihe bazamuca inkwano ko azayibona. Hanyuma yamaze kubona ko inkwano azayibona, atekereza ahantu azabana n'umugeni we. Ibyo bintu yamaze kubibona, hanyuma abwira ababyeyi cyangwa imiryango ko afite inshuti yiwe bakundana, akaba yifuza ko bazabana. Hanyuma barabimwemerera kubera yuko ubwe aba yaramaze kubyitekererezaho. Yesu nashimwe. Hanyuma rero ubwo bukwe aragenda akabwandikisha mu itorero, ndetse n'imiryango ikabimenya, akajya no mu masezerano mu murenge bakamusezeranya. Yarangiza akaza mu itorero naho bakamusezeranya. Hanyuma aho ngaho yateguriye umugeni we, rimwe na rimwe hari ibintu byinshi atabasha kurya, akaba ngo nzabirya ndi kumwe n'umugeni wanjye. Hari n'amatera nziza agura akayibika, akavuga ngo iyi tuzayiryamaho yaje n'igitanda. Hari n'amasahani meza agura akabika. Hanyuma rero turi kuganira ku kintu cyitwa ubukwe. Ubukwe ni iki? Hanyuma iyo nkwano yamaze kuyitanga, byanze bikunze ababa bagomba kumuhekera umugeni wiwe akamumuzanira, kubera yuko yamukoye. Natwe rero Yesu yaragukoye inkwano iruta iz'abasore bose ku isi bakoye. Sifa kwa Mungu. Kuri iyi si y'Imana haba no mu ijuru, nta muntu wigeze ukwa inkwano nini cyane y'ikirenga nk'iya Yesu. Twese Yesu yadukoye inkwano iremereye, ifite ikiguzi kiremereye, adukwa inkwano y'amaraso ye atagira ibara kandi atagira inenge. Abasore baka inkwa cyangwa amafaranga, ariko Yesu ubwe yaramanutse aza mu isi, aza kudupfira. Mu ijuru habuze n'umwe ndetse no mu isi, ariko intare yo mu muryango wa Yuda iramanuka. Sifa kwa Mungu. Aravuga ngo ndaje mu isi gupfira umwana w'umuntu. Isi yari yuzuye ubugome n'ibyaha, ariko Yesu ntabwo yabaye wo kugundira mu ijuru n'icyubahiro, aramanuka aza kudupfira ku musaraba. Niyo mpamvu turi mu nzu yayo, turi mu nzu y'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Hanyuma dusoma ijambo ry'Imana ritubwira ngo tunezerwe, twishime kandi tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, kandi umugeni we akaba ahawe kwambara umwenda wera, kandi uwo mwenda wera akaba ariyo mirimo yo gukiranuka y'abera. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Avuze ngo tunezerwe kandi tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, kandi umugeni we ahawe kwambara umwenda wera. Umugeni wa Kristo Yesu. Twese turi abageni ba Kristo kandi turi kwezwa. Turi kwezwa, turi kwezwa. Amen. Umugeni wa Kristo Yesu, uyu mwenda yambara iteka ryose agomba guhora yiteguye, areba yuko uyu mwambaro wiwe utanduye, agahora yirinda ku gato no ku kanini, akirinda ibyaha n'igisa nacyo, agahora ari umugenzi ujya mu ijuru. Bibiliya yavuze ngo twese abasiganirwa, uwo ni umuririmbyi, twiteguye ururembo rwera.
amen. Hanyuma rero Pawulo yandikira itorero ry'Itesalonike arababwira ngo ubwo umwami ubwe azamanukana na marayika ukomeye, azamanukana n'umwana w'intama w'Imana. Marayika azavuza impanda, ngo namara kuvuza impanda abapfiriye muri Kristo Yesu, aba ngaba nibo bazabanza kumva iyi impanda y'Imana. Hanyuma aravuga ngo natwe abazaba bakiriho tuzahindurwa nk'akanya gatoya tujya gusanganira umwami mu kirere. Aba ngo nuko rero mumaranishe kubwirana ayo magambo. Sifa kwa Mungu. Ubwo umwami ubwe azaza, icyambere Yesu naza azamanukana na marayika ukomeye, marayika ukomeye. Uwo marayika ukomeye, icya kabiri azavuza impanda. Impanda y'Imana izabanzwa kumvwa n'abantu bapfiriye muri Kristo Yesu. Hanyuma ngo natwe abazaba bakiriho tuzahera ko duhindurwe. Nitumara guhindurwa n'akanya gatoya tujye gusanganira umwami mu kirere. Bibiliya yavuga ngo bizaba ari ibirori. Haleluya! Tuzabana n'umwami, tuzabana n'umwami, abera tuzabana n'umwami, tuzabana n'umwami. Ubwo umwami ubwe azaza, reka mbabwire ngo umwami azaza kandi ntazatinda. Amena. Hari ibihamya bitatu bimuranga. Marayika namanuka ngo hari uguhinda kw'inkuba ibitare bikamenagurika. Marayika avuza impanda, namara kuvuza impanda abapfiriye muri Kristo Yesu bamwumve, basumva iyo mpanda y'Imana. Nibamara kuyumva basuka, nibamara kuzuka ntabwo bazadutangayo. Abera tuzagenda ngo natwe duhere ko duhindurwe iyi mibiri irwara, iyi mibiri ipfa izahindurwa, twambikwe indi mibiri idapfa, twambikwe indi mibiri itarwara, uhere ko tuzamuranwe na ba bandi tujye gusanganira umwami mu kirere. Imana ishimwe cyane. Tuzasanganira umwami mu kirere. Yesu azatujya imbere, namara kutujya imbere tuzajyanwa mu cyumba cy'umugeni. Haleluya! Tuzajyanwa mu cyumba cy'umugeni tujye guhanagurwa amarira twaririye muri iyi si. Bibiliya yambwiye ngo gutaka no kuribwa ntabwo bizongera kubaho ukundi. Niko birivuga mu Byahishuwe igice cya 21, aba ngo gutaka no kuribwa ntabwo bizabaho ukundi, ndetse no gutotezwa n'umubabaro ntabwo bizabaho ukundi. Tuzabana n'umwami muri ibyo birori, tuzabana na Kristo Yesu. Azaduhanagura amarira, ahanagura amarira umugeni wa Kristo Yesu, yicazwe ku ntebe. Imana ishimwe cyane. Tuzamara iyo myaka 3 turimo duhanagurwa amarira, nishira tuzashyirwa Imana, tugende tujye gusanganira Yesu azatujya imbere. Hanyuma abamarayika bazaba bari ku mihanda y'izahabu. Hanyuma Yesu adushyira Imana Data. Imana izishimira umugeni wa Kristo Yesu. Nitugera mu ijuru, Imana ikareba umugeni wa Kristo Yesu, n'abamarayika bazagira amatsiko yo kureba uyu mugeni wa Kristo Yesu uzaba uvuye mu isi, wihanganiye imibabaro, akihanganira gutotezwa. Imana ntabwo izaceceka. Imana ntabwo izaceceka. Imana izafata inanga yayo. Hari inanga y'Imana yabitse, maze kuyibika ngo nzayicurangira umugeni wa Kristo Yesu. Tuzabana n'umwami muri ibyo birori. Imana izafata inanga yayo iducurangira. Imana izaducurangira. Bene data mwihangane
kandi mwikomeze mu mitima kuko kuza k'umwami Yesu kuratwegereye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Imana hari indirimbo yabitse ubwayo yaretse irayibika muri sitoke yayo, yaramuzayiririmbira umugeni wa Kristo. Imana ntabwo izacuranga gusa, ahubwo Imana izaducurangira, icurangira umugeni wa Kristo Yesu. Bifurije kuzaririmbirwa n'Imana, bifurije kuzaririmbirwa n'Imana. Twese hamwe haleluya. Imana izaririmba, Imana izaririmba. Abazagirirwa ubuntu bwo kujyayo, Imana izaturirimbira, Imana izaturirimbira. Abyukuri Imana izabaririmbira. Nakwigisha kuzabayo, no gusenga, tuzahora turirimba, 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 turirimba. Turi kumwe na Yesu, turi kumwe n'Imana yacu. Tuzaba muri ibyo birori tunezerewe, tuzaririmba, turirimbe mu ijuru. Hari umunezero, hari ibyishimo, kuko tuzaba tugeze mu bwami bwa Data. Nta matara azaba hari nk'aya ngaya, ahubwo umucyo w'umwana w'intama w'Imana we niwe uzaba umurika. Tuzamurikirwa n'Imana Data, tuzaba mu ijuru, tuzabaho, tuze gucira abisirayeli imanza, kuko twebwe twakiriye agakiza tukagakomeza. Twese hamwe amen, twese hamwe amen, twese hamwe amen. Tuzaririmba, tuzaririmba, tuzaririmba. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru. Yateguriwe abamwizera bose. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru. Yateguriwe abamwizera bose. Uzaba n'ubukwe bw'urutundo mw'isi, ubwo buzatabana b'amarayika, nabo bazaba bafite amatsiko yo kureba umugeni wa Yesu. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru. Yateguriwe abamwizera bose. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Murashaka kuzataha mukagenda uko abakiranutse. Petero yanditse mu gice cya 2 rwandiko rwe rwa mbere, avuga ngo twiyambure igomwa n'uburyarya n'uburiganya no gusebanya. Cyambere ni ukwiyambura igomwa n'uburyarya no gusebanya, ndetse n'inzangano, ngo mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuze kunywa amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Aravuga ngo nimba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza, nimumwegere kuko ari we buye rizima, ngo ryatoranyijwe rikaba rikomeza imfuruka. Haravuga ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima y'inzu y'umwuka yo gutambiramo ibitambo. Hagera ku 9 akavuga ngo twebweho turi ubwoko bwera, ngo kandi turi n'ishyanga ryera, turi n'abantu Imana yarose, kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye, ikadukura mu mwijima ikatugeza mu bugingo, ikatugeza mu mucyo wayo w'itangazo. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Bivuze ngo hari ibintu tugomba kwiyambura, ugasenga ari byo wiyambuye, ukaririmba ari byo wiyambuye,
ukabwiriza ari byo wiyambuye, ukaba umunyamasengesho ari byo wiyambuye. Cyambere ni ukwiyambura inzangano, icya kabiri ni ukwiyambura ishyari, icya gatatu ni ukwiyambura uburyarya. Urashaka kujya mu bwami bwa data, urashaka kuzaririmbirwa n'Imana, hari ibyo ugomba kureka, hari ibyo ugomba kuzinukwa kugira ngo uzaririmbirwe n'Imana, kugira ngo uzajye mu bwami bw'Imana. Nuko hari ibintu ugomba gukuraho, hari ibintu ugomba kureka. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Nagira ngo duhaguruke dusenge Imana. Hari ibintu tugomba kureka. Cyambere ni ukwiyamura igomwa n'uburyarya. Igomwa ni ubugome, kandi ubugome, icyaha nibwo bugome. Ukora icyaha wese aba agomye. Hanyuma tugomba kwiyamura ubwo bugome n'uburyarya n'uburiganya no kubeshya no gusebanya. Umuntu wese, abasambanyi, ibisambo, abicanyi, abagizi ba nabi, n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora, ntabwo azabona umwami Imana. Ahubwo abakijijwe neza bakihana ibyaha, abo nibo bazabona Yesu, abo nibo bazasanganira umwami mu kirere. Birasaba rero ko tugomba kwezwa tukihana ku gato no ku kanini, kuko Yesu ubwe azaza, kandi naza azatwara abakijijwe neza, azatwara abakijijwe neza. Waba uri aha ngaha muri aka kanya utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza, iri jambo rivugiwe aha ngaha, ahari yaba ari umunsi wa nyuma ku buzima bwawe. Tubona abantu bagenda buri munsi, tugatakaza abantu bakagenda tukababura, amazina yabo akibagirana mu gihe gitoya. Ariko hahirwa umuntu wihana ibyaha byiwe, akihana ibyaha byiwe, akabireka akabivamo. Uwo nguwo niwe uzasanganira umwami, niwe usumva impanda y'Imana. Hanyuma waba uri aha ngaha utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza, turakwinginga. Niko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 12, abantu nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Abagabo nuko rero muhinduke rwose, kandi mufite imitima mishya, kuko ariko Imana ishaka. Waba uri aha ngaha rero muri aka kanya, waba utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza, dore iyi tapi n'ikibereye aha ngaha. Ngwino hano abakozi b'Imana bagufashe, bagusengera Imana, bakwingingira Imana kugira ngo Imana yongere ikugirire imbabazi. Icyakoze Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi, kandi arashaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri, hanyuma akazamusanganira mu kirere. Uwa kabiri ni umuntu wasubiye inyuma akagwa, yari ari mu byizerwa, hanyuma umwanzi akamurasa, ariko Yesu ari ku ntebe y'imbabazi kandi yiteguye kukubabarira. Niba muhari rero, mwaza hano tukabafasha, tukabasengera Imana. Imana ishimwe cyane. Reka aka kanya twakire umuyobozi yegereye hino aha ngaha, ntabwo tutinda muri aka kanya kacu ka mu gitondo bari kagufiya. Nimba utabonye umwanya wo kuza, ariko wari uhawe uyu mwanya, wari uhawe amahirwe meza y'igiciro, kandi ntabwo ukwiye kuyapfusha ubusa. Ntabwo wamenya ukuntu uri buze kwirirwa uyu munsi wa none. Diogene agiye i Bugande, yarazi ko azagaruka, ariko byabaye ngombwa ko urugendo rwiwe arurangiriza mu nzira arimo agaruka. Rero buri muntu wese agira iryo gare ryiwe, ahubwo muri iryo gare umuntu azitwara gute, azagenda gute. Tugomba kwezwa rero ku gatoya no ku kanini. Nimba hari rero waza tukagusengera Imana, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Umukozi w'Imana arakoze. Reka duce bugufi mu mitima yacu dusenge Imana, twinginga Imana. Imana tweze kandi Imana idutungane. Turashaka kuzabona Imana, turashaka kuzakirwa n'Imana, turashaka kuzataha mu bwami bwo mu ijuru, aho tutazarira, tutazapfusha, aho tuzagira imibabaro, aho tutazongera kubabara ukundi. Nta kindi ni ugusenga. Abafite ibyo byiringiro bahora biboneza nk'uko Data wa twese aboneye. Imana yacu, Imana nziza, Imana yera, Imana ikiranuka,
rengezi wacu, rengezi ubugingo bwacu, itorero ryose duciye bugufi mu mitima yacu, turininiye turisuzuma. Yo Mana, uzahamagara bene natwe tuzumva impano, bazaba bakiriho tuzamurwe mu kirere, kandi abazaba barapfuye bazumva impano, bazumve bagusanga. Turakwinginze rero twebwe abazindukiye imbere yawe, dore gukiranuka uko bwije n'uko bukeye. Twebwe ubwacu ntitwabishobora, ariko dushobozwa nawe Kristo uduha imbaraga. Tugirire neza, twambike imbaraga. Abamama bazindukiye imbere yawe bambike imbaraga, abagabo bari imbere yawe bambike imbaraga, abasore n'abakobwa bambike imbaraga. Twese dukeneye imbaraga z'Imana zidushoboza gukiranuka. Yo gukiranuka ku gato ndetse no ku kanini. Turinde icyaha n'igisa nacyo, mu izina rya Yesu Kristo. Tugukorere dukiranuka, yo tudiyakone dukiranuka, turirimbe dukiranuka, dusenge dukiranuka, imirimo yose dukora tuyikore dukiranuka. Uko nuza uzajyana abakijijwe neza. Urakoze, turagushimiye. Itorero ryose turagushimiye, tugukomeye amashyi. Imana ni umugisha umukozi wayo, tugusabire umugisha Etienne, Imana ni umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Korali kuri inshuti zacu, ni inshuti za Nibature, kandi ndaba bakumbuje cyane. Ni korali yanjye, ni umufatanyabikorwa wayo, namwe kandi mbifurije kuza abafatanyabikorwa ba korali hano kuri. Ni korali ikunda gusenga, ni korali abana bakiri batoya, baracyari bato kandi baracyafite imbaraga z'Imana zo gukorera Imana. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, nabo tubasabire umugisha w'Imana. Bakoze niba byoroshye, ariko Imana ibagirire neza. Umuhate wanyu si ubusa ku mwami. Imana mukorera izabahemba, ihemba neza, ntabwo yambura. Imana ishimwe. Dusabire umugisha korali Shalom, Imana ibaha umugisha aho muri, Imana ibaha umugisha. Namwe tubasabire umugisha w'Imana, Imana ibaha umugisha. Mwakoze kuzindukira mu nzu y'Imana, namwe umuhate wanyu si ubusa ku mwami. Haleluya. Abakristo muri rusange, Imana iduhane umugisha. Imana ibaha umugisha umukozi w'Imana watuganirije ijambo ry'Imana, Etienne wakoze. Imana ibaha umugisha. Icyumweru iriya minsi yose twabanye na papa we, kandi twamugiriyeho umugisha. Imana twamugiriyeho umugisha rwose, twaranezerewe cyane, kandi ndibwira ko yageze mu rugo amahoro. Yego niko bimeze. Murumva rero ko burya yaribyaye. Etienne atuganirije neza ijambo ry'Imana, kandi no kuri ijuru tuzaritaha. Haleluya, haleluya. Ijuru tuzaritaha, ririho. Yesu yabivuze neza, aravuga ngo ntabwo basize nk'imfubyi, basigiye umufasha ariwe Mwuka Wera, wazabafasha muri byose, kandi nzagaruka mbajyane. Hari umunsi rero, umunsi Yesu azahagarara ku bicu, agahamagara twese tukamusanganira. Imana yacu ishimwe. Duhore twiboneza rero dukora imirimo yo gukiranuka yabera. Yesu naza azasange tumwiteguye, twese tuzamurwe tumusanganire. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Tuzakomeza rero, niba tuzakomeza kuwa mbere, kandi twabarabikiye umushyitsi tuzabana, tuzagira ibihe byiza. Mwese Imana ibahe umugisha. Turasoje uyu munsi, ni kuwa gatandatu, ngira ngo nta zindi gahunda zidasanzwe. Ni isuku mu rusengero, barakora isuku. Tugiye kubaha akanya kugira ngo namwe iyo mpano yanyu ikore, kandi n'abandi bifuza gukora umurimo mwiza w'Imana wo gukora isuku mu rusengero, namwe Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Twese rero tugiye ejuru, dusenge Imana, dusezeraneho. Imana yacu ishimwe. Tuzaririmbira
indirimbo Mana yacu, Mana nziza, Mana yabanye natwe mu gicuku cya nijoro, Mana yohereje marayika agakangura buri wese tukaboneka mu ihema ryawe. Mana turagushimiye, mu nzu yawe twahageze tugubwa neza, twumviye indirimbo baririmbyi baririmbye zongera kudukumbuza igihugu cy'ijuru, kandi umwigisha uvuyeho nawe atubwiye ubwiza tuzabona mu ijuru. Kandi ni ukuri Yesu wabivuze neza, bavuga ngo nzagaruka mbajyane batuza heza mu ijuru. Kandi ni ukuri mu isi turiho turi mu icumbi, ariko turakwinginze kugira ngo igihe uriturindiremo, turinde Satani, turinde abadayimoni, turinde imyuka mibi, turinde ikintu cyose cyakwangiza ubugingo bwacu. Komeza kutugirira neza, twebwe bazindukiye imbere yawe uyu munsi wa none tuwugushyize imbere. Gendane natwe, ubane natwe, kuri ibishyitsi n'ibisitaza mu nzira, kure imigambi ya Satani, kure imigambi y'abadayimoni. Mu izina rya Yesu Kristo tugende imbere, tukugende inyuma, uca inzira aho zitari, ukora imirimo n'ibitangaza. Tanga umugisha kuri korari hamwe kuri yazindukiye imbere yawe, tanga umugisha kuri korari Shalom, tanga umugisha ku mwigisha watuganirije ijambo ryawe, tanga umugisha ku muntu wese wabonetse muri iri teraniro. Umugisha w'Imana, Uwiteka Imana, umugisha utanga ubana natwe. Ngaho ubuntu bw'Imana no gufashwa n'Imana no kuyoborwa na Mwuka Wera bibana natwe twese, bavuge ngo amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.